u Rwanda rwashyizeho inoti ya 5 n'iya 2 nshyashya. Mbere na mbere ushobora kwibaza ngo se ububasha bwo gushyiraho ifaranga ninde ubugira, ninde ugira ububasha bwo gushyiraho ifaranga mu gihugu cy'u Rwanda? Ese ni abantu bakora amafaranga? Ese ni ba minisitiri? Ese ni abayobozi b'inzego z'ibanze? Ninde ufite ububasha bwo gushyiraho ifaranga mu Rwanda? Icyo ni ikibazo cyiza buri munyarwanda wese yagakwiye kwibaza, kandi ntekereza ko mwese mutabizi. Mu bizaba biranga inoti nshya ya 2 harimo igishushanyo. Mwiriwe neza, reka nongere mbashimire mwe mwahisemo kubana natwe kuri YouTube channel Amategeko muri Sosiyete. Nkuko mumaze kubimenyera nge ubahereza ibiganiro bijyanye n'amategeko, ndi umunyamategeko. Nkaba mbibutsa ko wowe niba ari ubwa mbere ukigera kuri YouTube channel, ndagushishikariza gukanda subscribe, kuko iyi ni ya YouTube channel yashyiriweho abanyarwanda kugira ngo buri munyarwanda wese ajye yigiraho amategeko y'u Rwanda, nagira ikibazo kijyanye n'amategeko, nakenera ubufasha cyangwa se inyunganizi, bimworohere kuba yatubona tumuhereze ubwo bufasha. Nkaba rero we uri gukurikira iki kiganiro ngusaba gukanda subscribe kugira ngo bijye bikorohera gukurikira ibiganiro byacu, ndetse nuramuka ugize ikibazo kijyanye n'amategeko cyangwa se ukeneye ubufasha mu bijyanye n'amategeko bizakorohere kutubona. Nkaba nanone nkwibutsa ko serivisi dutanga ari ubuntu. Ushobora kuba ukeneye inama, ukeneye gutanga ikirego, ukeneye ko tuguhereza ubufasha cyangwa se indi nyunganizi iyo ari yo yose, dushobora kugufasha ndetse cyangwa se tukakuyobora uburyo ushobora gukemura ikibazo cyawe ku buntu, mu rwego rwo kugira ngo ubutabera bugere ku bantu bose, cyane ko ari abantu benshi batinya gutanga ibirego byabo cyangwa se batinya gushaka ubutabera bwabo kuko baba bafite ubwoba ko bagomba kwishyura amafaranga. Reka uyu munsi rero tutizimbye mu magambo mbagezeho ikiganiro nabateguriye. Uyu munsi nk'uko amakuru amaze gusohoka aka kanya kuri RBA, amakuru avuga ko u Rwanda rwashyizeho inoti ya 5 n'iya 2 nshyashya. Mbere na mbere ushobora kwibaza ngo se ububasha bwo gushyiraho ifaranga ninde ubugira, ninde ugira ububasha bwo gushyiraho ifaranga mu gihugu cy'u Rwanda? Ese ni abantu bakora amafaranga? Ese ni ba minisitiri? Ese ni abayobozi b'inzego z'ibanze? Ninde ufite ububasha bwo gushyiraho ifaranga mu Rwanda? Icyo ni ikibazo cyiza buri munyarwanda wese yagakwiye kwibaza, kandi ntekereza ko mwese mutabizi. Wowe uri kumva iki kiganiro itekerezeho, wibaze ngo ese ninde ufite ububasha bwo gushyiraho ifaranga, umbwire ko uwo muntu umuzi. Ubwo uratwandikira muri comment uvuge ko umuzi. U Rwanda rwashyizeho inoti nshya ya 5 n'inoti ya 2. Aho mu bizaba birangiye inoti nshya ya 5 harimo inyubako ya Kigali Convention Center, mu gihe mu bizaba biranga inoti nshya ya 2 harimo igishushanyo kigaragara cy'imisozi y'ikiyaga cya Kivu. Iteka rya Perezida ryo kuwa 29 z'ukwa 8 2024 niryo ryemeje ishyirwaho ry'inoti nshya y'ibihumbi 5 n'iya 2. Ibiranga inoti nshya ya 5 birimo kuba ingana na milimetero 145, ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda na electrotype ihagarariye inyuguti ya beneri munsi yacyo. Ubwo ibyo ngibyo bijya munsi y'icyo kirangantego. Hari ibara ryiganjemo ni ibihogo bijya gusa n'ibara ry'iroza. Imbere hari amagambo yanditseho ngo Banki Nkuru y'u Rwanda. Yanditswe mu ruhande rwo hejuru, ndetse n'iyo noti yemewe n'amategeko yanditswe munsi y'amagambo. Urumva ku noti hari ahantu haba handitse ngo iyi noti yemewe n'amategeko. Rero ibyo byose, iryo jambo rivuga ngo iyi noti yemewe n'amategeko yanditse munsi.
ushobora kwibaza ngo yanditse munsi hehe? Yanditse munsi y'ijambo rivuga ngo banki nkuru y'u Rwanda. Hari kandi amafaranga 5,000 yanditswe mu ruhande rwo hasi. Ibindi bimenyetso bigaragara ku noti nshya ya 5 ni igishushanyo kigaragara cy'inyubako ya Kigali Convention Center iri mu mujyi wa Kigali. Hari kandi itariki inoti yakoreweho ariyo tariki 28/6/2024 yanditswe ahagana hasi ku shusho ihinguranya inoti ndetse n'umukono w'umuyobozi wa banki n'umuyobozi wa banki wungirije, bigaragara munsi y'ishusho y'inyubako Kigali Convention Center. Rero nkaba mbasobanuriye ibiranga cyangwa se ibirango biri kuri iyi noti nshya ya 5 ndetse n'inoti ya 2 kugira ngo abazazibona bazamenye ko ari inoti zemewe n'amategeko. Murabizi neza ko hasanzwe habaho abatekamutwe cyangwa se abantu bahimba inoti. Ibyo musanzwe mubizi. Iyo habonetse ikintu nk'iki ngiki, abantu nk'abo ngabo b'abanyamakosa ntibabura kuza. Rero niba mukubonye iyi noti ya 5 ukabona inoti ya 2, uzamenye uko byifashe ndetse umenye uko imeze, bikorohere kuyimenya. Haba mbibutsa ko abantu bakora inyandiko mpimbano bitemewe mu gihugu cy'u Rwanda. Abantu bahimbe amafaranga ntago byemewe mu gihugu cy'u Rwanda, ni ibyaha bihanwa n'amategeko ndetse bifite ibihano bikakaye. Rero iki kiganiro nkaba nari ngikoze kugira ngo mbasobanurire ko cyangwa se mbabwire ko hari noti nshya ya 5 n'iya 2 byaje, ndetse mbabwire icyo amategeko abiteganyaho. Mumenye ese ninde ufite ububasha bwo gukora inoti, ninde ufite ububasha bwo gushyiraho ifaranga. Ibyo byose nabibasobanuriye muri iki kiganiro. Mbabwira ko ufite ububasha bwo gushyiraho ifaranga ari umwe gusa, akaba ari we nyakubahwa perezida w'igihugu cy'u Rwanda. Niwe uba wemerewe gushyiraho ifaranga. Mu gusoza reka nsoze mbashimira mwe mwabanye natwe muri iki kiganiro, kugira ngo utazagicikwa n'ibiganiro tubahereze bijyanye n'amategeko. nk'uko ushobora kubibona kuri YouTube channel yacu, tubasobanurira amategeko agiye atandukanye. Ndagusaba gukanda subscribe, ni ibintu byoroshye. Naho gukanda aho hasi handitse ijambo subscribe kikomereza, ni umusanzu ukomeye uba uduhaye. Ubundi ibiganiro tubahereza bikajya bibageraho mu wa mbere. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza.